turi mu bihe bikomeye aho abantu bahitamo gusuzugura Imana, guseka no gutuka izina ryayo, ndetse bakagerageza no guhindura ijambo ryayo ngo babihuze n'irari ndetse n'ubushake bwabo. Ibibazo byinshi biri mu isi, ubukene, irari n'ibiza bigeretseho n'ubusambanyi, si impanuka gusa ahubwo bishobora no kuba ingaruka z'ibyaha by'abantu bagenda bahora bacumura ku Mana. Uyu munsi tugiye kureba ingaruka abantu bagiye basuzugura Imana mu ruhame, uko byabagendekeye, kandi uko umuntu ashobora guhora yigira nk'utayikeneye, ashobora no guhura n'amakuba mu buryo butunguranye. Ariko kandi turaza kuzanamo n'ubutumwa bwiza ko Yesu Kristo ari we nzira yo gukurikira ndetse y'ubutumwa bwiza. Umukurikiye ahindurwa mu mutima ndetse akayoboka inzira yo kubaho iteka. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida ashobora kuvuga ku Mana ku mugaragaro, ariko hakumvikana amajwi y'abantu bamubaza ngo se Imana ni iki? Bashobora kumubaza bagira bati, ese wowe wemera ko Yesu yapfuye ndetse akazuka mu bapfuye? Cyangwa ese wowe wemera ko hari umuntu wigeze kugendera hejuru y'amazi? Uyu we yagize ati, nubwo mwamenye Imana ntimwigeze muyiha icyubahiro ikwiriye nk'Imana, basi ngo munayishimire. Imana yabagiriye neza mu buntu bwayo, ariko ntago mwibuka gukorera kuri iyo ntego. Icyo ni icyaha muba mukora. Umva uyu nawe n'amahane menshi. Ntago nitaye cyane ku bisobanuro by'iyobokamana, ndananiwe cyane guhora mu biganiro by'impaka zidashira, ndetse n'ibyo Bibiliya ivuga. Akivuga ibi bahise bamuhagarika kuvuga. Reba naka noneho, mu mwaka wa 2023 mu gihugu cya Brazil bakoze parade cyangwa se imyiyerekano, bakoze igisa n'imyiyerekano ya Satani ndetse n'abambari be, basa n'abari gutoteza Yesu Kristo muri stade, abandi bafata amafoto ubona bishimye cyane. Uyu muvugabutumwa nawe ati, kuki abagabo b'ibyaha bakomeza guhatiriza kurwana n'Imana nk'abasazi nk'uko bimeze muri iyi minsi? Muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 19 haduha incamake igira iti, uko gucirirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bakawurutisha umwijima, abantu bagakunda umwijima bakawurutisha umucyo, bitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Bisa nk'ibiteye ubwoba kwicuza ako kanya. Iyo usebye Imana bigenda gute? Imvugo zagiye zisebya Imana no kuvuga Imana nawe mu ruhame byagiye bikora kuri benshi. Ese wowe wemera ko Imana ibaho? Hari ikimenyetso na kimwe wigeze ubona kikwereka ko Imana ibaho? Ariko nanone kandi baravuga ngo uwayimenye ntayishidikanyaho, nanone kandi ntayigeranya n'izindi. Aha ni kuri Buizy Entertainment, guhaye ikaze. Niba uri mushyashya kuri uyu murongo, reba kuri iyi buto yanditseho subscribe, bundi dukomeze twaguke tube umuryango mugari. Ubu butumwa bwiza nk'ubu ngubu bukomeze kugera kuri benshi. Ndagusabye udacikwa n'iyi video utarebye uburyo abakozi ba Satani Imana itahwemye kubatamaza mu ruhame. Imana yarabatamaje ku mugaragaro, ibereka isi izuba riva. Reka tubirebe. Turebere hamwe abo nakwita ibikenya batutse Imana, ndetse nabo igahita ibahaniraho by'ako kanya mu nyuma y'agahe gato cyane. Bamwe byabaga bakiri aho babivugiye, abandi bikaba nyuma y'amasaha make cyane. Brandon Robertson ni umurwanashyaka w'igitsina gabo mu muryango LGBTQ cyangwa se umuryango w'abana bahuje ibitsina mu mvugo babihaye, kandi uyita umushumba ndetse n'umuvuzi w'ijambo ry'Imana, kandi mu by'ukuri ni umwarimu w'ibinyoma ndetse n'ubuhakanyi. Mbere yo kumugarukaho n'iki cyamubayeho igihe yatukaga izina ryera ry'Imana, hari utuvideo duto twiwe twagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. Hari aho yagize ati, umwuka umwe utanga ubuzima ku bantu bose ni umwuka umwe wahishuwe muri Yesu Kristo, kandi ibyo byose n'ibyakoraga abinyujije kuri Sidarita na Guda. Ibyo mvuze hejuru ni ibigirwamana. Arongera ati, kandi ni umwuka umwe wahumekewe umuhanuzi Muhammad. Yesu yafashije inshuti ye gusohoka mu gituro. Muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 43, Yesu yahamagaye mu ijwi rirangurura agira ati, Lazaro sohoka. Yari mu mwenda wijimye wo gushyingurwamo. Lazaro yari afungiye mu mva yijimye, azingiye mu mwenda wo gushyingurwamo basigarijwe bapfuye. Nibyo abakristo n'amatorero bakorera abantu ba LGBTQ. Baratubeshya, baratuzirika, bakatubwira ko tugomba gukomeza umwirondoro wacu. Uburyo bwacu nyabwo bwarafunze. Ariko Yesu amaze kubona Lazaro uko yari ameze, yaravuze ati, Lazaro sohoka. Lazaro jya mu mucyo, kuramo umwenda uba wuriwe, uze uri muzima. Atekereza ko ibingibi ari byo Yesu yavugaga kuri buri muntu uri muri LGBTQ. Robertson asobanura ko Lazaro wari ushyizwe muri iyo mva
amusobanura nk'amatorero y'iki gihe akomeje gufungira abantu ba LGBTQ abashyira mu mwijima no kwiyanga. Agira ati Yesu abonye Lazaro mu bwigunge aramuhamagara ati sohoka jya mu mucyo, kuramo imyenda y'ibyago, wowe waremwe kuba we, sohoka injira mu buzima. Avuga ko Yesu aribwo butumwa aha buri muntu uri muri LGBTQ nk'uko uyu Robertson yakomeje kubivuga. Yaramubwiye ati sohoka mu mva y'isoni, jya mu mucyo w'ubuzima bushya. Niba utekereza ko ibi yavugaga byari bibi, ahubwo byabaye bibi cyane nyuma yo kubivuga. Robertson yatanze n'indi nyigisho ikomeye cyane igira iti, yaragize ati ese wari uzi ko Yesu mu ivanjiri ya Mariko hari aho akoresha amagambo y'ivangura, hanyuma akicuza ku ivangura rye agatanga agakiza ku mwana w'umugore. Atekereza ko ahazaza h'isi harimo Martin Luther King yavuze ko asoza avuga ko ejo hazaza h'isi hari mu maboko y'abo Martin Luther King yavuze, abo yise abantu badahuye, bazaza mu buryo bushya kandi budasanzwe. Bishobora kuzaba ari rubanda rugufi cyangwa se umubare muto w'igitsina n'uburinganire. Uwo mubare ufite ibyo wigisha itorero mu bijyanye n'uburinganire. Akiri kuvuga ibyo, umuriro wahise ubura ako kanya. Aho Robertson yavugiraga ibi, umuriro wahise ubura kandi hazamo n'ibintu biteye ubwoba bifite amajwi adasanzwe byavugaga nk'imirabyo y'inkuba. Abari aho batangiye gukebaguzwa, ariko nawe ahari atangira kubareba yisekera, yabifashe nk'ibisanzwe. Abari aho barasakuje nabo bamuha inkwenene bati ngaho komeza wigisha. Hari undi wagize uti iyo ni Imana idakenewe. Nawe akomeza agira ati iki ntabwo ari ikimenyetso cy'uko Imana iturakariye. Noneho reka turebe ibyabaye ku munyarwenya Heather McDonald ubwo yasebyaga Yezu mu Ruhame. Yagize ati ntabwo ndi gutera urwenya, nta nubwo mbyitayeho, ariko reka mbivuge ngirane. Ndagira ngo bamenyeshe ko urukingo rwa kabiri rwa COVID-19 ntabwo nafashe kandi nazengurutse ibihugu byinshi nemye kandi nta kibazo nigeze mpura nacyo. Yezu arankunda cyane kandi ni ukuri byiza cyane. Ngewe aha mu by'ukuri ntabwo numva ikosa yakozemo, gusa yabaye nk'ugagaye yikubita hasi, akomereka ibice bye ku mutwe, agira imvune y'amagufa ari ku mutwe, ahita yoherezwa kwa muganga muri ako kanya. Nyuma yo kuva mu bitaro, hano umunyamakuru yaramubwiye ati ndumva iyo aza kuba Yezu waguteye biriya yari kuguha kugwa ku butaka neza kandi ntugire icyo uba. Ati ntabwo yari kugukoresha ibintu bibi nka biriya. Nawe ati ntabwo ari Yezu mwabantu. Ese Yesu yibwira ko ndi umuswa? Ngaho munyumvire namwe. Undi ni Bruce Spencer, we yise umuvugabutumwa cyangwa se pasiteri, ariko agoreka ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Reba noneho icyabaye kuri iri torero igihe yanze yeruye ibijyanye n'ibyanditse muri Bibiliya, avuga amagambo menshi ahakana ibyanditse muri Bibiliya, avuga ko yanditswe n'abantu, ari abantu bafashe igihe bakayandikira. Uyu mugabo yarateruye aravuga ati njye sinemera ko Bibiliya yanditswe n'Imana, ahubwo ni abantu bayanditse mu myaka 1500 ishize bagashyiramo ibitekerezo byabo. Uyu munsi Mana mubyeyi wera, rinda igitsina cyangwa se uruhande rumwe rw'uyu muntu. Nyuma y'ayo magambo urusengero rwabo rwakubiswe n'inkuba, rurashye kandi rurakongoka. Ibi si ukugira ngo duhite tubyita urubanza rutaziguye, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko iyo umuntu asebeje Imana bitajya bigira inyungu. Abayoboke ba paruwasi na Spencer wabo bababajwe no kubona urusengero rwabo rushya rwose rwarasenyutse rujya hasi ruhinduka umuyonga. Ababibonye bavuze ko iyi nkongi y'umuriro yatangiye inyuma y'urwo rusengero, ahantu hahanamye iza igana imbere mu rusengero hagati. Ibishashi by'umuriro byakubise inyubako, ntabwo byamenyekanye neza aho byaturutse. Logan Paul uzwi kuri YouTube yagaragaye mu mavideo menshi asebya imyizerere y'inshuti ze z'abakristo kandi asebya izina ryera rya Yesu. Logan Paul yemera ko ibyumweru byakurikiye ayo magambo yavuze byari biteye ubwoba. Aha yaragize ati reka mbe umunyakuri muvandi, igihe navugaga ibiterekeranye kuri Yesu Kristo. Aha bahise bamucecekesha. Umunyamakuru ati aha ugomba kwitonda cyane igihe usebya ukwemera kw'abandi. Logan Paul yarongeye ati yaragize ati njye nibwiraga ko ibyo mvuga kuri George ari byo, ariko ibyumweru 3 byakurikiyeho byari bikomeye cyane kuri njye mu buzima bwanjye. Byatangiye ubwo twari turi muri Qatar. Ni ubwa mbere nabonye mpuye n'uburakari bw'Imana. Ibi byose byamusigiye isomo. Ijambo ry'Imana no kwemera kw'abakristo ntirikinishwa.
mu mwaka wa 2023 muri Brazil bakoze imyiyerekano ya parade isingiza Satani igasebya Imana, aho bari bafashe umuntu yambara imyambaro nk'iy'umudayimoni. Uwo muntu yari ari gukubita ndetse anatoteza uwari wambaye nka Yesu Kristo. Bari bakoze ikintu gifite ibyinyo nk'iby'ipiki. Abantu benshi bari bari mu kantu kameze nka stade bari gufana kandi bahimbawe cyane. Gusa ibyabaye nyuma y'ibyo byari biteye ubwoba cyane. Nyuma y'iminsi 2 gusa, imvura yaguye mu burasirazuba bushyira amajyepfo ya Brazil ihitana abatari bake. Yahitanye imiryango igera kuri 40, abandi bagera kuri 800 barakomereka, ndetse abagera ku 4,000 bimurwa mu byabo. Kugeza n'uyu munsi wa none bamwe ntibarabona aho gutura. Nubwo twavuze ko bigometse ku Mana ku buryo bwihariye, ni isomo rikomeye kuri sosiyete. Gusebya izina ry'Imana ntibikinishwa. Nicyo cyaha Imana yanga urunuka. Izina ry'Imana ntirisebywa, ntiritukwa kandi ntirigomba kuvugwa nabi. Mu bantu bahawe n'Imana umwuka wo guhumeka ku buntu, ni ibitangaza n'impano zayo igira ku bantu n'uburakari bwayo n'urubanza. Ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli igice cya 15 umurongo wa 17 riravuga ngo, kandi nzabahozaho guhora mbahanishe uburakari bukomeye, maze bamenye ko ndi Uwiteka igihe nzabahozaho guhora gukomeye, ukongeraho urubanza rukomeye rubategereje ku munsi w'imperuka. Bibiliya ibisobanura neza ko Imana yanga abadayimoni n'ibibashamikiyeho byose, kubera ko ari nziza, ni inyembabazi kandi ni inyampuhwe. Umva uyu mupasiteri yagize ati, Bibiliya iravuga iti, ntimugashukwe Imana ntabwo isuzugurwa cyangwa ngo yisebye. Ibintu byose umuntu abiba nibyo azasarura. Nimurebe urubanza ruraje, rugiye kugera kure. Hari umurongo utarengwa waciwe, haba ku bihugu, imiryango ndetse n'abantu. Yobu yagize ati, ababiba ibicumuro n'ababiba ubugome bazasarura bimwe. Komeza uhinge ibicumuro byawe, komeza ukore ibibi wishakiye, umunsi umwe uzabisarurira rimwe. Musa nawe yakomeje yungamo agira ati, kubera ko babibye umuyaga ni nako bazasarura umuyaga. Yeremiya nawe yungamo ati, babibye ingano ariko bazasarura amahwa. Ni ikihe cyizere kiriho kuri iyi si? Kubaho wigomeka ku mategeko y'Imana. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndetse n'imbaraga za Mwuka Wera bishobora kugira ikiremwa gishya, kandi umubyeyi wenyine wo mu ijuru niwe waguha ubuzima, kuko twese twacumiye ku Mana kandi dukwiriye ibihano byayo ndetse n'imbabazi. Uburakari n'ibihano by'Imana byashyizwe ku mwana wayo kuri Yesu Kristo nk'igitambo yadutambiye kugira ngo tugire amahoro arambye ku Mana. Reka dukorere hamwe agakiza kacu. Inshuti z'Imana, njye ubagezaho iyi nkuru, uyu munsi ni umunsi wo kwisuzuma. Imana ntijya inengwa cyangwa ivugwe nabi cyangwa ngo isuzugurwe, kandi ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Niba umuntu abiba gusuzugura Imana, azasarura kurimbuka. Ariko niba abiba kwihana, gukiranuka no kubaha Imana, azasarura ubugingo buhoraho. Yesu Kristo yarapfuye kugira ngo twe tutazahitanwa n'inkubi y'uburakari bw'Imana. Niwe wahuye n'uburibwe bukabije kugira ngo twe tuzahure n'amahoro y'Imana. Muri we niho dushobora kubona imbabazi, kubabarirwa ndetse no guhindurwa. Uyu munsi ni wo wawe wo gufata icyemezo. Urahitamo gukomeza kugenda mu mwijima cyangwa se guhitamo urugendo rushya hamwe n'Imana ndetse n'ibikorwa byiza byayo. Uwemeye kwihana kandi akareka, uyu munsi ni wowe wo gufata icyemezo. Uhitamo gukomeza kugenda mu mwijima. Uzajya wihana kandi akareka azababarirwa. Imigani ku gice cya 28 ku murongo wa 13. Mu gusoza iki kiganiro turashimangira ko gutuka Imana atari igikorwa gikwiye. Imana ni iyera, ni umuremyi wacu kandi ikwiye icyubahiro cyose. Kugerageza kuyisenya mu mvugo, mu bikorwa cyangwa se mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose, si gusa ko uri kwikururira ingaruka mbi, ahubwo ni no kudaha agaciro urukundo n'impuhwe Imana itwereka buri munsi. Bibiliya ituburira ko Imana itavumwa. Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 7. Kandi ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Tugomba rero guharanira kubaha Imana mu byo tuvuga, mu byo dukora, aho turi hose, mu mitekerereze ndetse no mu mibereho yacu ya buri munsi. Ni ngombwa gushishikariza abandi gutinya Imana ndetse no kuyubaha, aho kuba intandaro yo kuyisebya. Tekereze ku ngaruka z'amagambo yacu, kuko ari byo biduhesha umugisha ndetse n'amahoro arambye yo mu mutima.
niba iyi video hari ikigufashije ibuka kuyisangiza inshuti zawe ndetse n'abavandimwe. Nk'uko bisanzwe uyu ni Buizy, aha ni kuri Buizy Entertainment. Ibuka gukora subscribe kugira ngo dukomeze twagure umuryango mugari w'iyi chaîne, ikomeze yaguke kandi igere kure. Ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu bukomeze bugere kuri benshi. Ndabashimiye naho ubutaha mu bushake bw'Imana.